Abakunzi banjye bo ku Itarasho muraho neza? Nahoze mbabwira ko ari akagaruka. Mumeze mute? Ese ibintu nababwiye byaba byarabakoreye? Umuti, icyo bita umuti. Ubu mumeze neza? Muri gushimisha abagabo banyu? Aba boyfriend? Bimeze bite? Ko njyewe meze mpora niteguye kubagezaho ibintu bizajya bidufasha. Nababwiye ko muzajya mushimisha abagabo banyu n'abakunzi banyu mwifashishije iki? Ibintu bitari kure, ibintu duhora ducaho turebesha amaso yacu kandi tuzi. Ngiye kubabwira ikindi kintu, ibintu bibiri. Ubwo uzahitamo ikigize gite, igituma wisanga mu gikorwa umeze neza. Twagiye ku ndimu. Abakunzi banjye, hari umuntu utazi indimu koko? Ntago muzi indimu akamaro itugirira? Indimu rero, ngiye kubabwira akamaro k'indimu mu gihe muri gukora igikorwa n'umugabo wawe n'umu boyfriend wawe, muri gukora kiriya gikorwa. Indimu ni ikintu twese turabizi ko indimu iyo uyirya uhumura nabi mu kanwa iragukiza. Ku bantu bahumura nabi mu kanwa, mana yanjye we, dore ngo ugiye gusomana n'umuntu ahumura mu kanwa afitemo impumuro mbi. Ari uwo wenda wanyweye itabi, ari uwo wenda wanyweye inzoga nyinshi, zadonda ubwonko. Murabizi inzoga zateye muri iyi minsi, usibye ko tugomba kuzirinda kugira ngo dutunge ubuzima buzima. Ufata indimu rero ugakamura umutobe wayo ukawiyinyuguza, uhita uhumura neza mu kanwa iyo ugiye gusomana n'umugabo wawe. Murabizi abantu bagira icyuya mu kwaha, guhumura nabi mu kwaha. Waba ugiye kuba uri gutegura cya gikorwa, murabizi ko umuntu abanza akiyambarasa, agafiringa, akajya muri mudu y'icyo gikorwa agiye gukora. Mu gihe uri gusomana n'umugabo wawe, mu gihe ukumva araguhumuriye nabi mu kanwa, biba bipfuye. Ariko uhita usimbuka uzana akadimu ukamuha akarye, azahumura neza mu kanwa, nawe ukarye, nawe uhumure neza mu kanwa, musomane. Ufate akadimu, nimba umugabo wawe cyangwa umugore wawe ahumura nabi mu kwaha, uhanaguzemo indimu, azahumuramo neza, hazavamo ibyuya bihumura bidafite impumuro mbi. Noneho rero igihe mugiye gukora kiriya gikorwa rero, mwagiteguye ari nko muri wikendi, cyangwa se mwatembereye mwagiye ahantu runaka mwateganyije. Dore turi mu isi y'iterambere. Hari igihe uvuga uti rwose mugabo wanjye Sipiriyane yabonetse cyangwa umugore wanjye, tugende dutembere, tujye ahantu, tujye kwinezeza, duhindure n'icyumba. Ntimubizi se guhindura icyumba? Ntimubizi ko hari igihe ubikorera muri salo abana baryamye nta bashyitsi mufite, ukumva uhinduye icyumba? Tujye twiga guhindura ibyumba, guhindura ibyumba byo mu buriri, guhindura ibyumba byo mu mibiri yacu. Mu mibiri yacu naho habamo ibyumba, tuzabigarukaho. Wifatira umukunzi wawe rero, mukifatira indimu zanyu, buri wese n'indimu ye, niko nabyita. Utegura indimu 3 ubundi cyangwa 4. Twagiye rero, indimu yo muzangurira akantu pe, kuko igiye kubakorera umuti, igiye kubaka izasenyutse, igiye kugarura mu rugo. Hari abagore batwita bagatwaririra kumva ko abagabo babo batabahumurira neza. Noneho indimu igiye gutuma umugabo wawe uhora wumva ahubwo umushaka, kubera ko abagabo benshi bava ku kazi bananiwe. Hari n'igihe ahita yigaramira ku buriri, aho akangukiye
nawe ukaba urangije gukora ibyo ukora, akaba agiye ku meza, nuko gahunda zikaba jigijigi, ikaba iratangiye kandi reka umuntu wese basi niba mwabuze amazi yo gukaraba ako kanya ariko n'akadimu kabe gahari mu cyumba. Dore ikintu ukora rero, ufata indimu ukayikatamo ibipande, ufata indimi enye ukazikata, urumva havamo ibipande 8, ugafata igipande kimwe ukagihanaguza mu kwaha k'umuntu mugiye gukorana igikorwa, ugafata indi ndimu ukayirya nawe akayirya, nyine ukanywa utuzi twayo, ukanyonya turiya tuzi twayo, ku buryo uhumura neza mu kanwa, ku buryo mwese muba mufite impumuro imwe. Biraryoha rwose iyo mwisukuye mugiye gukora kiriya gikorwa. Mubanza gusukura mu mitwe yanyu, mu mitima yanyu, noneho mugahita musukura n'imibiri yanyu. Icyo gihe muba mugiye gukora ibintu byiza. Twatembereye se twagiye gukorera igikorwa out ahantu hatari mu rugo? Tugomba no gukora ibitandukanye n'ibyo mu rugo. Urumva mu rugo nkunda kubabwira ngo gukoresha imyenya, ngo teyi, ngo tangawizi n'ibiki, oya ntabwo ibyo noneho biriya ni ibyo mu rugo. Ndagomba mbabwire n'ibyo mu rugo, ariko ubu ngiye kubabwira igihe twagiye out, twatembereye, twagiye gushimisha turi hanze, twagiye kwishimishiriza hanze hatari mu rugo, twatembereye, twasirimutse, twagiye ku Kibuye, twagiye ku Gisenyi, twagiye ahantu mu gashyamba, twagiye kuganira ibyungura umuryango, bituma duteza imbere urugo rwacu, bituma biduteza imbere abana bacu, imishinga yacu, twakora iki, twagira gute. Murabizi umugabo n'umugore nyuma yo kuganira hakurikiraho kiriya gikorwa, cyangwa hakabanza kiriya gikorwa, mu gihe muri kuruhuka mutegura kongera kugikora, mukagira mute, mukongera. Ufata indimu, twabwiye ko ugomba kuyinywa, kuyinyonya turiya tuzi twayo, bishoboka wanayihekenya, ukayihekenya na kariya gashishwa, bivura ishinya, bivura impumuro mbi mu kanwa, bivura ibicurane, twese turabizi, indimu ni umuti. Ndaza mbabwira ibintu by'imiti gusa, ko naje gusanga tubana n'imiti, tugahora twumva tutameze neza mu mibiri yacu, kandi imiti tuyifite. Ufata indimu rero ukayihanaguza mu kwaha, ukayinyonya. Indimu iyo umaze kwihanagura mu kwaha, uhita ugenda rero ukajya mu myanya y'ibanga, ugafata indimu ukayihanaguzamo, ugahanagura ku marevure, ugahanagura ku munwa wacyo nyine, ugahanagura imishino neza, ukayihanagura igituba ukagihanagura neza, ubundi umugabo akagusisa. Yewe we, ninde utazi ko biriya bintu biryoha? Uragenda ukavuza induru, ugataka amaguru ukayamanika, ugatangira ukanyara, inkari zikisukiranya ataranayishyiramo. None yari umugabo uzi gusisa neza, ashyira mu rurimi arugaragura, kuko haba hahumura neza, haryoshye, harimo akadimu, yoyoyo, mbega ibintu biryoha we, it's amazing, biraryoha. Umugabo akagusisa, kuko kurongora abasanzwe kurongora, noneho muba mwasohotse, aba agomba no gukorera ibitandukanye n'ibyo agukorera mu rugo, akagusisa we, agakoresha ururimi, akajya arigata imishino, akarigata kuri rugongo, akarigata hirya no hino, agacumita n'ururimi mo imbere, inkari zikisukiranya, kubera kuba wananyoye yashyushyu nababwiye ahabanza. Ubundi umugore akagenda akanyara, imbara ajya kuyishyiramo ugiye kurangiza. Umva n'abakoreye umuti, ntabwo ka kawoderi kaba kakirimo. Murabizi ukuntu Imana yatwiremeye, kariya kawoderi, iriya ndimu iba yishe ama infection yose aba yavuyemo, imyanda yose iba yavuyemo, uba umeze neza, uhumura neza. Kandi n'umugabo wawe iyo amaze kugusisa, mumaze gukora icyo gikorwa cyo gusisanya, ntabwo ugira ute,
ntabwo aba ahumura nabi, nawe ugahita ufata umutobe w'indimu, indimu nzayigarukaho ndumva iri kundyohera kuyivuga, indimu pe mbijeje ko indimu nzongera nkayibakoreraho ikindi kiganiro nkababwira n'ibindi bintu byiza idukorera, nawe urayifata umva ndaje mbabwiye n'ukuntu n'abagabo nabo bayikorera.